ahubwo kaka nakwemereye akira urebe uko igenda mbana n'ibiraya Sinata niwe wanjye reka nguherekeze tureke iki kigoryi umuntu w'umugabo. Yes, Afan. Yego mudiji we. Sa. Morning. Kaje nditsara. Nanje ngo tujye ku kazi. None ngiye ko afite umugore. Najyanye nibaje ko bwateye. Une nyuma kwitegura. Yene butse ko mwambwe ngo bazindure fa. Abasore mukore imbere pe. Bakorana n'abasogo. No, reka ngo agatebe ube wicaye ho unegereze nk'umunota. Yes sir. Nangerega ntabwo ndi mutinya. Ushitse ahangaha nanjye ndaje kirabona nitegure neza nze. Yes sir. Mudiji we. Wagiye ndumva twagenda mu kazi. Sinende ntabishoboye. Abishoboye. Afande, Afande, magaritse moto ebyiri ariko zinciyeho ziransize. Zize mu icyo cyerekezo murimo. Abamotari urabahagaritse bagaguhagarara. Wasangana n'ibyangombwa bafite. Bari kuza muri iki cyerekezo. Sawa. Sawa nta n'umunciga kabisa. Kwanje kwikonzimireza moto. Akoze ibyaha mufite. Abundi muri inyeshyamba muri iki. Sisi duhagaze. Murahagaze. Umupolisi wa mbere abahagaze ko kurakinwa ko mutahagaze. Ntabwo twabibonye fande. Beka bagasuzuguro kare. Dore una Nigeria yambaye. Yaduhagarita twarenze. Mwarenze. Nanjye nago neza umugenzi wanjye murumva arinjije. Mufite amakosa. Ahubwo muzamura ibyangombwa. Wasana n'ibyangombwa mufite. Izi barazifunga pe. Izi barazifunga pe. Umva izi barazifunga. Kuramo ibya ninyeshyamba ngo muzamura ibyangombwa turabifite nuko muzamura ibyangombwa se nuko mpamvu dutinza tubatinza se ko twe dushinzwe kureba abadafite ibyangombwa ubwo ndi kugutinzaho Afande bo muri Kigali wayigendamo nta byangombwa heza ubwo se wacaye wagenda muri Kigali nta byangombwa wacaye ibyangombwa afite ninyeshyamba pe ngaho mera sinega ko ibyangombwa bifite kire ibyangombwa bibyereye kire zana perimi perimi kire zana perimi Yowe se kubona indi fande. ibyangombwa Kubona naje kutubura jewe. akira nanjye nta kibazo si perimi ushaka zana tuwezase akira byose reba provisoire iri he byose reba mo provisoire yako safandi provisoire umuntu abona perimi provisoire umufande nuwa esha hebo akira neza kuki musuzugura mufandira muradukerereza tuba twanga no kubakerereza amande Mande se kandi tugira dute duhagaze twebwe dushinzwe iki guhagarika ibinyabiziga tuye ko mufite ibyangombwa byuzuye none ngo turabakerereza apolisi muri Fande rero. Ura umupolisi yadogetse. dore ngize n'amagwino dore ngo yaraje aza amakosa yanyabagoze muhibereye niko ibyangombwa byo barabifite byose barabyujura ahubwo ikintu mbona tugiye kubahanira birukanswaga n'icyo nagasuzuguro aduhagaritse agasuzuguro umutekano mu muhanda naburana no guhamba ndabandikira umuvuduko mwatubabaretse basi n'agasuzuguro turabyemera ngandi mutubabare yamushishika ahubwo umwe turamwandikira 10 n'undi 10 Yes Afande nibakomeza nani kiganiro dufitanyira mukomeza komeza akazi kawe utakwambara gukereza mukomeza nibatsinda barajya rotari kuruga dukina na nta mwanya wo gukina na buriya umuntu ushobora kumudebekera akanakugonga cyane purake ndayifite reka nza ubwo mbandikire narayibagiye bandikire umwe 10 10 Yes Afande na message dore zabagezeho 10 iminsi tutari tujya rutari niba batarishyuwe nicyo wabahimisha abantu nk'abari biranibyo bankiyo bari bagonze n'akana hariya ndeba ni nacyo gitumye mbahagarika barasuzugura mutari
Mota, Imana kunatubabaje. Abyibereye ko maranye iminsi ibibazo none akaba mbabaje bwa kabiri ubundi abigenza. Ariko Mana natwe twari dukosheje reka kuntu twari dusuzuguye wa mbere tukagenda. Nta kundi nyine katupfe kujya guhiga aya ngaya 10 twe kwishyura hakiri kare ataragwa rotari noneho batobaza birushije. Sha twigendeye nyine nta kundi tujya guhiga ndi none se ko ariho dukorera ngo ino twigendeye nta kundi. Nta kundi bose. Abigisharita bimeze bite kudaheruka kuza kurondera? Ni byiza amakuru. None se bimeze bite? Sawa. Utari kuza kundeba se. Ngazi umugabo naho hari subura. Nese umugabo ko byabonaniye guhahira urugo waje koko. Mukanya ndi hari akazi nandi mu mukanya imama sabiri nabamugeze hari. Ega burya nta mugabo ukuruta yizire no kuri be. Ndagukumbuye. Sawa shede ndaje. Sawa. Akoze sheri sigansuzuguza hejuru abagabo koko. Nimba byera kuronegwa. Umugabo azambyine hejuru mu rugo rwanjye. Nese uri umugabo nyabake kandi utazi guhahira. Ariko igihe ntabwo biha agaciro basi ngo ngume na garanti koko. Aho kugira ngo wirirwe wicaye ahangaha rero urutwa niyo wajya kwikorera imizigo nyabugogo. Nawe umuyobozi njya kwikorera imizigo. Yego ko mana yanjye ubwo buyobozi si ubungubu nari umugabo ihabwa intebera. Ari umugabo ko ntihabwa intebe. Impore cyane. Aho wagira vuba usohoke hari umushyitsi ugiye kuza hano. Nsohoke. Hari umushyitsi ugiye kuza hano. Ubwo mbaye umukozi hano none. Impore cyane. Nzira nibwira umugenzi shaka wabime. Bite shaka. Afandi. Kadiji nozi yari afandi. Yego sha. Zaje ngeri nambaraga niho sigaza. Nubireba se sha amakuru. Imeza. Barimo se. No bari muvuga n'umugore wanjye. Yego yego. Akada. Barimo se. Nese usigaye nyinjirira. Ntago mwinjirira. Urabona ukuntu wamureba. Ndaje ndebe icyo ngupanye. Nari umugabo ntihabwa intebe ko. Urata sheri. Ni karibu. Yesu we indaya mbaya mbana n'ibiraya hano. Yesu we indaya mbaya warukicaye n'ibiraya hano. Usigaye wabiro murabirangije. Biki se sha nakiri kwatiri. Ahubwo kakana kwemereye akira urebe uko yigenza. Sawa rero ibihe byiza. Sheri gata ni wowe wanjye reka nguherekeze tureko iki kigoryi ngo ni umugabo. Sawalai. Umuntu nakoye sigaye bamemba senye dasha. Wana kwiyahura. Kano kwiyahura se wacyana bone. Ese shu kuri kwitotomba bimeze bite. Yo kunyitashira ari uko wawe. None se uriya ko aragiye kutuzanira ibyo turi burye. Reba ahubwo ugize n'amahirwe nimba mpaye ibihumbi 10 tujye kongera izi 5 ahubwo tujye kugura ikiro cy'inyama. Watise tukagabanuka amase 5 nanjye nkaba. Oye none se ukarya iki? Nagiki ko nkajya muri ibyo 5 nyine ubusigaye. Oya turabisangira ahubwo byaruta ni 5 ukayima bikarangira. Ako sheri ntukabyimza. Uriya nyine ni umugabo ufite amafaranga. We ntayo ufite yemera ngo utunge. Sibyo? Ahubwo hari n'indi randevu nari mfite mukanya. Wibwiriza. Ayanga ujye kuyagura ikigage ndayakuremeye. Sibyo? Nyamagara primus zigaye mu giganje. Sorry, impori. Ahubwo banguka ngo nawe dore ntabwo nari ndangije. Aragupfundisha giye gukuru. Umupolisi wese gutwandikira ara. Oda. Uriya niwe mupolisi mbonye. Ntabwo wamenye amakuru. Byagenze bite? Wowe ngo utere inkuru uriya mupolisi. Ibintu byamubaye. Uriya mupolisi njye yabambabaje. Ukuntu yatwandikiraga baramwirukanye mani burundu byarabaye. Byuretse shaka namaze n'ukwezi naryo. Ukwezi none se mani none reka nguha amakuru rero. Afite umugore. Izo reka nkubwire ubuki burarura. Noneho kunasa. Arashashe cyane noneho nyaje. Zigenda zigira ngo. Noneho se ngutere inkuru. Buriya yibwira ngo yaranyandikiye. Nanjye ndaramwihimuye. Umugore wensiga urugo rwe nararutaye. Akira. Ahubwo ubu ngubu. Aho ngaho ni sano. Ubu ngubu wowe uri muraninze. Urumva ngiyeyo. Urumva dufitanye gahunda mu kanya nawe ngiye kumureba. Urabona umugabo ararenze. Ahubwo mbonye yarabaye imbwa. Urumva wowe genda urebe ukuntu mu rugo byifashe. Uzambwe nzaguhipasa. Ahubwo naje. Nta nubwo yahinjira. Wowe uzambwire. Kangende wininze amazi. Wowe genda kuri cyane turasubira. Ntabwo byazarangira hari ari 10 ryari. Ntabwo byarangira. Sawa mani. Sawa. Ubu wanjye sigaye rwarigariwe n'amaranga. Kapfa uko mangana aka ni agahinda.
Yesu we indaya mbaya mbana n'ibiraya hano sheri n'abamotari njyewe abapolisi bari amufande we ntari ariko abamotari ese biragutunga ntabwo nakubwiye ko hari umuntu ugiye kuza niyo uradevu aha ahubwo amafaranga arabonetse tujya kurya inyama uyu munsi amafaranga y'akagofero n'igara si kuri fone se kuri phone basi jya wihanganisha amafaranga y'abayobozi mu bumotari ubwihore ubwo nawe wasanga waramukoreye ikosa ubwo nawe wamukoreye ikosa igihe wari ukiri afana umumotari aguhaye bibiri umumotari n'amaganga ibihumbi 2 se bigura inyama buraka ndabikubwira ati subira icy'ingenzi biri kuri telefone ahubwo buretse uyu nguyu nawe agiye ibindi tuzavugana kuri telefone nta kibazo cyangwa ukora amafaranga kwinjira mu nzu ahubwo dupange gahunda aba wenjuru bwabaye rirerire ndakeka bije twari dufite amafaranga twayabonye nshaka gusabira nakwemeye iriya bije sinenzi ko wayigezaho ubu birarangiye ibintu byose n'abara bose ngiye kubashyira bloke ubu gahunda ni njye nawe umva ngo bwize ukuri noneho baboroke aya mafaranga reka tuyashiramo bizinesi tugiye gushinga akabari he haranyirukanye ngo muri gipolisi bazi ko nzapfa tugiye gushinga akabari ka danje igipolisi kiba mu mutwe ubu ugiye kuba ari wo ukora akazi mu rugo ahubwo tujye kwiga umushinga wa mukozi nagira kinge vuba vuba